none se ko waje hano ku irembo mwana yakomeje kundirana nta kintu nari kumuha naje nta mata mfite nta kintu cyo kumuha mfite yakomeje kurira rero ndabantireka nze ku irembo mbe zembagiza ndebe kaceceka atari ubuzima bwo abizi ko nta kintu mba naguhishe uzi gukubitwa ugakubitwa natwe tuzi ko inda ushobora kugukubita igiye kuvamo kugira ngo wanyiceho n'umwana byose byanahagarara naje kureba ibigori ngo mwisamba namubonye mu murima namutaraguye mu murima mu isambu yanjye mfite hariya hirya mu gihuru ari hari se aryamye yiyoroshe bamworoshe n'ukugoma naje kureba ibigori ngo mwisamba namubonye mu murima namutaraguye mu murima mu isambu yanjye mfite hariya hirya mu gihuru ari hari se aryamye yiyoroshe bamworoshe n'ukugoma ndamufata ndamujyana abayobozi b'iwacu nkomeza kurangisha aho ntuye baramushaka nyirawe ndamubona yewe garidisine nuko nanjye nkomeza kugira ubukene ndavuga nti reka nsubire hahandi na bino bigoma umugisha utashye iwawe kabisa oya ahubwo mana we ni ukuri Imana iguha umugisha mana we erega wa munyarwanda we burya kubaho no kubana mpamvu twagomeje gushakisha umva reka nkubwire gise nakubwira amaherere y'uyu mwana n'uburyo byageze igihe nagiye kuvoma pe musiza aryamye mu nzu n'undi w'umwana wanjye wa mukobwa wanjye uramuzi mukuru abana ari babiri mu nzu siga negetseho nkuru y'urugi ngarutse ntinje mu nzu nyine ngiye kure umwana ngo mwose umwana ndamubura asanga uwo mukobwa wanjye ni uryamye aho yari aryamye wanjye ndamubura ubwo mperuko nkirirwa mu bihuru nkarara mu bihuru nkirirwa ngenda ahantu hose narahebye ariko nubwo rwose navuye ku buyobozi ariko ndabizi ariko uramfashije cyane navuyeho ikibazo cyawe warakimbwiye nanjye ngomeza gushakisha n'abansimbuye nayo narababwiye ariko mana ubwo nanjye nakomeje kumugumana namuhaga amata rimwe na rimwe nana yabuze nkamuha amazi y'umugezi akaba ari yinywera nakomeje kumugumana mbuze ikintu umuhanda avuga nti reka nsubire kubaza ahantu rero umurimo wanjye uri mbaririza abayobozi baho bamfashe turebe ko hari umuntu waba warabuze umwe niko se muvyeyi harya ngo mutaha kure dutaha kure ntabwo ari hafi aha ngaha naje mu gitondo n'aka kana n'inzara yose twicara mu nzira ariko makidoro uko areba ni ukuri umwana n'uwawe uzajya uze kumusura na papa we nzamukwereka noneho muyobo murakoze none se burije rero ntabwo wagerayo ngwino gucumbikira urare turere tunaganira uzataha ejo nibyo mumucumbikire munamuzimanire mukumva yuko iyo hariyo amapfa ibihe byiza ahubwo yego urakoze nawe warakoze cyane gushyiramo imbaraga ushakisha ni ukuri kandi nawe urakoze Imana iguha umugisha yego ni karibu mama bino ese waramutse aho wese uvuyeyo ndabona ubangutse ndabangutse ntabwo byari bikaze kubona ibintu hari akantu rero nashaka kukubaza urabona ko nyine umuyobozi wacu nyine ntawe uhari kandi urabona no kuriya mukecuru narindi ukuntu amereye uriya mukecuru yantwaye nabi uriya mukecuru agenda amigirira nabi kandi sinakubwiraga ko ari wanyiza ukuntu tugomba kubana n'umuhungu we umukecuru yambereye ikibazo kandi ariwe wabikiragamo byose ubwo rero niyo mpamvu ubona naje ahangaha ariko nyine nagira ngo musaba akantu umuhungu we numvisha ejo twaraganiriye numva avuze atangiye kumbwira ngo na nyina ngo nawe yarambiwe nyina ngo kandi nta mafaranga afite ngo nyina niwe ahagarariyeho ngo nyine ngo nta kintu afite
kandi nanone ngiye sinteganya gusubira kwa nyina sinzasubirayo rwose namukate namuyanye ngiye sinagaruka iwanyu umuhungu arambwira ngo none se ngo naza ngo tukabana ahantu ndaye navuga nti rero ntabwo natanga umwanzuro reka mbanze ngende mbaze murumuna wanjye niba ntacyo byamubangamira niba ntabwo byamubangamiraho tuzaza tube tuhabana mu gihe utari wabona amafaranga nabyanga nabwo nyine igisubizo ntazagifata ubwo nyine nari mpisemo kuza ngo mubaze uko wumva byaba bimeze yewe nanze kumuha umwanzuro ntarakubaza uze mu mwanya reka nta naho nabibonye gusa ni wowe waba umushatse ni waba agushatse nta naho biba byaba binarebetse nawe se abantu bajya babibona bajya babona ngo Betty yarashatse ntabwo yashatse njye ndumva bitabaho none se ko uko nawe wambwiye ngo n'amafaranga afite yo gukodesha kandi nanjye nkaba nawe mfite ngo namuguriza yewe ubwo urumva umwanzuro nafata amaruhuko nahaguruka ahiga gutware gukodeshereza ashakisha akazi ubwo rero ni ukumubwira akaguma iwabo nyine nanjye nkigumira ahangaha akajya ashaka ukuntu adufasha mugari cyangwa akareba n'ahandi hantu wowe waza birumvikana ariko se ashobora akaza tukabana kwa nyogokuru nta nayo ndumva bitabaye nuko nari nagize igitekerezo nimbaze mubaze ariko nyine nanjye mba numva ari ibintu abaturanyi bajya babibona gutambugana bajya babifata nabi mukuru wanjye babizi ntabwo nagutererana ariko we abyibagirwa ntabwo we byashoboka papa w'umwana mubwire papa cyusa uraba neza amakuru uzi ngiye kukubwira inkuru nziza rero uzi ko cyusa namubonye umva namubonye rwose ubundi nagiye umuteruye maze mana cyusa araho nta nukuri ndabona araho nta kibazo yagize nta nacyo umumama umuzanye ni umumama mwiza azanye n'umuyobozi w'iwacu wayoboraga ariko ubu nta kiyobora nyine ngiye kubona mbona bangezeho wakabyara we ni amateka maremare uwo mumama nawe ngo afite isambu ngo iyo epfo iyo ngiyo ariko ngo ataha kure noneho ngo yamutoye mu murima we nyine ngo arimo kumwe abantu baza kureba imirima yabo mu gihuru nyine ngo aryamye yoroshe niho yamukuye yewe ntabwo yananutse rwose ntabwo yananutse cyane ariko nyine ngo bamuhaga amazi bari barabuze icyo kumuha umumama nawe ngo ni umukene nyine yarananutse ariko nyine nta kundi Imana ishimwe kuva abonetse yaraje mu isambu yafite ngo umurima harimo nyine ngo yicira ngo ibigori byiwe agenda aranduramo bimwe biba ari bibi ngo umwana mugwaho ubwo rero ngo baramutoye nyuma ngo arongera aragaruka anabaririje nyine kubera ko ari muri iyo minsi ngo bakamuyoberwa irengero nyine ubu nibwo yigiriye inama yo kubatereka ngende ubwo hashize iminsi yenda hari umuntu waba waramubuze bakaba bamuzi ngiye kubona mbona uwo muyobozi aje kumbwira ati numvise ko wabuze umwana none twari tuzanye umumama ngo urebe ko uyu mwana ari uwawe ubwo bururukije na bya bigoma byose bya bindi wamuguriye mbona niwe ariko mana nashimye Imana ntiwabyumva kamaze kumenya umubyeyi umutoye yego ntagende tutabona igi rwose mushimire akoreye ibintu bikomeye kuko ariko n'ubusanzwe nari mfite niwego mama oya oya ntabwo agenda
wabyumvise wowe nta kibazo n'ubundi ararara mu rugo nta kibazo azagenda ari uko mubonanye nawe muganira guha amateka mbega mana umwana wanjye ndongenda mubonye yego mama dore disi mana yaramumenyereye disi wagira ngo ni we nyine yego ni ukuri niko bimeze ariko burije imvura yarimo inagwa rero no mu cyaro sinzi niba naho iwanyu niba yaguye mu mujyi ubwo rero uzaza ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo yego nta kibazo nagira ngo nkubwire iyo nkuru ni ukuri njye nishimye ntiwabona ibyishimo mfite yego murakoze amakuru muraho ni Paul basuhuza ikintu nagira ngo mbagezeho ni inkuru nziza iryoshye kandi ikintu mwadusabye kenshi hari bamwe badusabye ko filime yajya inyura kabiri ku munsi kandi mu by'ukuri ni byiza rero najya ngo mbamenyeshe ko filime igiye kujya icaho kabiri ku munsi igiye kugicaho mu gitondo saa 4 na nimugoroba saa 12 rero ndagira ngo mwongere muyirebe mubwire za nshuti zanyu hari benshi bari batakiboneka ariko mwongere mubashishikarize kuyireba ayo masaha saa 4 za mu gitondo saa 12 izajya inyura ku gihe kandi bimeze neza muraho neza nk'uko mubona rero ni Diane ndabasubije cyane abari bankumbuye mwese ndabahobeye nanjye nari mbakumbuye cyane mu izina rya Yesu nk'uko Paul bivuze rero filime ni kwa kundi kabiri ku munsi abacikanwe mwese mwongere mugaruke murebe filime kubera ko hari akantu kabayemo nyine ariko mbese ni mubabona mujye mubabwira ko filime UWANZWE ni UKURA n'ubundi dusigaye tuyikora tukabaheza filime kabiri ku munsi ndibaza ko rero muzajya muryoherwa na filime zacu kabiri ku munsi cyangwa bwisaya muraho neza nanjye nitwa mama Diane turabakunda cyane filimi izajya ijyaho kabiri mu gitondo na nimugoroba saa 12 na saa 4 za mu gitondo ubwo turabakunda kandi murebe filimi bye bye.